ariko John urabizi ko kubaka urugo, kuba mu rukundo, icyambere habamo kubahana, habamo kwizerana, ndetse habamo no kumva umuntu mukundana cyangwa se umuntu mwashakanye. None wowe nta n'ikintu na kimwe uri gukora. Ubu se bugira ngo bigende bite? Nibwo umugore wawe akimara kuvamo, nibwo akimura ku gahinda, wagakwiye kumuba hafi, wagakwiye kumufasha, wagakwiye kumutuma ubwo buribwe abwibagirwa. Ahubwo uretse gutuma abwibagirwa, wowe ikintu uri gukora ni ugusinda, ni ukunywa inzoga, ni ukugenda nawe ukamutura wa mubabaro wawe, uri gusakuza, uri gutongana ngo wabuze umwana, ariko nawe yabuze umwana. nawe wagakwiye kumwumva, kuko niba hari umuntu nawe ubabaye, niba hari umuntu ufite agahinda kakanya, ni umudamu wawe, kuko yabuze umwana. Nkuko nawe uri kubabara ngo wabuze umwana, nkuko uri kumva ufite agahinda, we noneho byikubye kabiri. Ariko kugira agahinda kuko uri kumubwira ngo, uri kumushyiraho inkeke, uri kumutuka, uri kumutoteza ngo yakuyemo inda y'umwana wawe, ariko akagira noneho n'akandi kari kuva ku babyeyi bawe. Nawe urabazi ko batoroshye, urabazi ko badashobotse, warangiza nawe ukongera ukamusongamo. Byibura wagakwiye kumuba hafi, byibura wowe wagakwiye kumwumva, byibura wowe wagakwiye kuba nyine uri kwakitinga nk'umupapa. Kuba umugabo John, kuba umugabo ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni ukuba wambaye ipantaro gusa, ntabwo ari ibintu byo kuvuga hagarara ufite isura, ufite amafaranga. Oya, ntabwo ari ibyo, ntabwo ari icyo bisobanura kuba umugabo. Kuba umugabo ni uguhamya, ni ukuba nyine umuntu w'umugabo, ukagira amahame agenga ubugabo, nyine agenga umuntu w'umugabo. Kuba nyine wagakwiye kwicara ukaba uri kuvuga ngo umudamu wanjye mu gihe bimeze gutya, mu gihe controle iri kwanga, nyine mu gihe ibintu byagenze nabi, ndamuba hafi, ndamenya uko muganiriza, ndamenya ibyo muganiriza, ugahagarara nk'umugabo. Ariko uri guhagarara nk'ikikwari, ntabwo natinya kubikubwira kuko ni inshuti yawe. John nyine we yasinze, nyine nta nubwo ari kubyumva we, nyine ntabwo, nyine sinzi ukuntu ameze nyine. ariko mbwa atari kuse, reka nkubaze, urabizi gutera inda umuntu ukamubwira ati gerageza bitware neza, gerageza ushaka uburyo bwose utuza ibibazo byose ubishyire hasi. Ikintu gihangarikishije aka kanya ni ukubyara gusa, nta kindi kintu. Urabizi gutegereza amezi, ukavuga ati nteye inda amezi, utegereje, uri umuntu nkanjye utegereje umwana, kumva nyine ngo ndicaye ntegereje umwana, numva nyine ubu natangiye kuvuga ngo umwana wanjye tuzatujya, bizaba bimeze gutya, naratangiye kugura imyenda, naragize ute, ibintu byose narabishyize ku munota umwe, nkajya kumva nkumva ngo inda ivuyemo. Ibyo se bibaho? Uko John ari aho ngaho, ni nako ari kugenda yakira aba message, ariko yakira aba message umugore amubwira ati ko nakubuze, bimeze bite, byagenze bite? Ari John ahita avuga ati riba nk'ubu bari kunyandikira mbaza iki, njye niyo nashaka nara. Gusa phone yakomeje gusona, ni nako nyine umugore we yakomeza kumwohereza message, ni nako akomeza kumubwira ati uri hehe, ko bwije. Nyine burije, ni mu gicuku nyine, kandi umudamu John yagiye kare, ameze nk'umuntu ubabaye. Umudamu rero agomba guhangarika, akomeza kumwohereza message, ariko John nyine baravuga ati njye niyo nashaka ntabwo nataha, kuko nundi gutaha nkajya mu rugo nukubabarira, nukujya mu gahinda, kuko ndi kumva nashaka kubona umudamu wanjye. Ariko uwo mugabo bari kumwe arakomeza amubwira ati reka uri inshuti yanjye, sibyo? Kandi inshuti yanjye ikintu nakora njye nuko kugira inama, waretse gusenya urugo rwawe, reka kubabaza umudamu wawe. Niba nyine ariko kubaza aho uri, nuko aguhangarikiye, nuko yumva nyine ashaka umuganira, nuko ashaka nyine udaheranwa n'agahinda. Ireba umuntu byibura nawe we ubabaye nk'umubyeyi inda ye yavuyemo. Wenda ushobora kuvuga ngo naricaye, ngo naramubwiye ngo atuze, ngo bigende bite, ngo nta kinaze n'inshingano, ngo inshingano ze no kubyara gusa. Ibyo byose ushobora kubivuga, ariko sinakubaza aka kanya John, ugira umukozi wawe? Nta mukozi ugira, nta mundi muntu byiburuza no kumufasha. Niba wifashaga akazi, nawe ubaza umugore utwite kugira ngo wenda ari kwifasha turimo utunutu utwo twose ari kutwifasha. None se ubwo wagira ngo bigende bite? Wagira ngo nyine wumvaga yafashwa n'iki? John aravuga ati ariko njyewe nta kibazo, ikibazo si cy'umukozi, kuko amafaranga nyine ari nyafite. Umukozi yari ahari, kuba wenda yari yatashye cyangwa se wenda
yari yagiye iwabo, ibyo ngiye gukora imirimo iminsi 2 iminsi 3. uwo mujama aravuga si iyo minsi menya ko nyine ibyago biza bidateguje. Ni nkuko nyine wanagenda n'aka kanya ubaka kanya ntiwaje hano, nturi mu kabari, nturi kunywa inzoga, ubu ugiye hari hirya wasitara, wagwa, wahita upfa. Ibyo ni ibintu bibaho. Accident nyine aba ari accident, ukwiye kumwumva. John gusa yasisiye aramubwira ati njye nta bintu numva, nta n'icyo numvamo, ati njye uriya mugore ndanamurambiwe, ndikumva ntagishaka kubana nawe, ndikumva nyine byanze. Umujama aramubwira ati ariko ikintu cya mbere ni uko nyine niba ukundana n'umuntu, niba uri mu rukundo n'umuntu, niba nyine wumva warakunze uriya mugore, warigeze kumukundaho, aka kanya nibwo wagakwiye kuba muri hafi, aka kanya nibwo wagakwiye kuba umwumva, nibwo wagakwiye kuba wumva ububabare arimo. Wowe ushobora kumva kuri kuribwa, ushobora kumva ko ari wowe ubabaye aka kanya, ariko we nawe wishyize ku ruhande rwiwe, ukareka uwo mujinya wawe, uri kuwukontorora, ukareka kugendera ku nama z'ababyeyi bawe cyangwa se kuri pressure ababyeyi bawe bagushyiraho ngo bakeneye umwuzukuru, ngo bakeneye ibiki, nawe wenda ukareka iyo pressure yawe ngo ukeneye umwana. Kuko ukeneye umwana niko n'umudamu wamukeneye. Nisi wigeze kubwira ko nta mwana ashaka, wigeze kubwira se ko atamukeneye, nawe aramushaka. Rero wagakwiye kumwumva. Niba inda yavuyemo, niba byanze, wenda ndabizi mwategereje igihe kinini kugira ngo mube mugeze ahangaha, kugira ngo mubashe no kubyara, ariko nyine ntabwo ari mwe mubyiha, n'Imana ibibaha. Ntabwo umugore wawe yagerageje nyine, niba yaragerageje akagerageje inshuro 1, 2, 3 enye bikanga, ntabwo wamunenga, ntabwo wavuga ngo ibiki n'ibiki, ahubwo nyine n'igihe cyari kitaragera. Kuko igihe cyari kitaragera kikaba none wenda cyari kigeze, ariko none bikanga, mwagakwiye kugerageza. Ntabwo ikintu kiri hano, ntabwo wagakwiye kuba wicaye hano uri kunywa inzoga, uri kuvuga ngo umugore wanjye yakuyemo inda, ngo uri kumushinja ibibazo ntazi aho biva naho bijya. Ahubwo wagakwiye kuba muri impande, wagakwiye kuba ugerageza ayandi mahirwe, kuko uko ugerageza cyane nta nubwo wari uzi ko azigera anatwita. Wari warihebye, wari utangiye gutekereza imipango yo kuzajya ujya mu bandi bagore, ariko kubw'amahirwe muratwise, wenda kubw'umwaka indije kuvamo, ariko byibura waragerageje ubona ko bishoboka. Rero n'ubu ngubu wagerageza, ntawamenya wenda ejo bizagenda neza, wenda ejo azatwita, wenda ejo abyare, wenda ejo ubone nyine uwo mwana, ejo mama wawe na papa wawe babone uwo mwuzukuru bashaka. Wenda kuba wenda we nyine adafite umuryango aka kanya, urabizi nta muryango afite, nta mama we nta papa we afite. Umuryango afite ni mwebwe, umuryango afite ni wowe mugabo we, umuryango afite ni uwo mwana nawe yakwifuje kubyara, akavuga ati nanjye mfite umuryango mvaho. Uri kumva watababaye. Rero ubwo ngubwo kuba nyine nta muryango muri impande, wowe byibura wagakwiye kuba muri impande, wagakwiye kuba umuba hafi. Ariko reba hano wasinze, reba hano uri kunywa inzoga, reba hano ubu ngubu urataha mutongana mugira mute. Gusa John we yasisi aravuga ati hoye ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubyumva. Niba hari na aferi mugirana, niba yanagutumye, ugende umusamu ubwire ko ngewe bidashoboka, umubwire ko bidakunda, nta kuntu nabura umwana wanjye, nari maze igihe ntegereje, ngize narihanganye, ariko ibi ngibi birarenze, ibi nyine no kubyihanganira ntabwo nabyumva, ntabwo nakwihanganira kubura imfura yanjye. Nari ngize amahirwe umugore wanjye atwite, none ngo kubera udufuti twe yakoze, udufuti tutanashinga, umwana wanjye avuyemo. Ibi ntabwo nabyumva. Batugara ku rundi ruhande rurimo umudamu ari kumwe n'undi mukobwa, umudamu nawe ari kurera, ari kuvuga ati reba fiye, nagerageje inshuro zingahe, nagerageje kumwandikira, nta nubwo ari kunsubiza. Ese umugabo wanjye byibura wari hehe? Ese umugabo wanjye we yagiye hehe? Noneho fiye aramubwira ati ariko ntabwo wagakwiye kwirirwa guhangarika, Isabella ntabwo wagakwiye kwirirwa guhangarika. Ufite ikibazo cy'uko inda yavuyemo, ufite ikibazo cy'uko nyine nawe utameze neza, wihangarikira umugabo wawe. Umugabo wawe ni umuntu mukuru, byanga binoga arabizi ko arataha, arabizi igihe ari bugerere mu rugo. We mwihorera, ahubwo we cungana n'ubuzima bwawe, kuko nyine kuva inda yavamo nawe urabizi ntabwo umeze neza, urabizi hahise havamo kurwara kwawe, urabizi hahise havamo ibibazo. Rero reka kwistressa, reka kwishyiramo ibitekerezo bibi, we tuza ushyira ubwonko hamwe, ushyira umutima hamwe, kandi wumve ko nyine ibintu nk'ibi bibaho. Nanjye icyo nakora ni ukuba hafi nk'inshuti, byibura wenda ntabwo wabura byose, nyine ntabwo wabura umuryango, ngo ubure umugabo wawe, ngo byibura nanjye mbure nk'inshuti yawe, byibura njye ngomba kuba mpari, ngomba kuba mpabaye. Gusa umudamu nyine ari kure kuvuga ati
nakoze amakosa kuba inda yaravuyemo, nakoze amakosa, sinzi ndi kumva ko atagakwiye kumbabarira. Ariko Fiya arambwira ati ariko se wowe niwe wari wanze uwo mwana, ntabwo ari wowe wari wanze uwo mwana, ntabwo ari wowe wari wanze kwitwa mama, ntabwo ari wowe wari wanze kugira umuryango ugukomokaho, cyane ko wenda uri imfubyi, cyane ko utazi ababyeyi bawe. Rero ntabwo wari wowe wari kwanga umuntu wagukomokaho, ntabwo wari wowe wari kwanga umuntu wava mu nda yawe, ntabwo nawe ari wowe wabiteye. Nyine n'ibyabaye n'icyari cyashatse kuba, n'ibyari byashatse kuba. Nta uri urenganya, warenganya Imana yabikoze, ntabwo wakwirenganya. Ariko buri Imana nayo ifite impamvu zayo, ifite impamvu nyine yabikoze kuriya. Wenda ifite n'ibintu yagira ngo ikwereke, ifite n'ibintu yagira ngo ihindure. Kandi buri amenya ko mbere y'igihe sige kandi nyuma y'igihe sige, buri igihe cyawe kirahari. Wari warihebye uvuga ko utazabyara, warihebye uvuga ko bitazanakunda, ariko mu gihe wenda byageze aho bigakunda, mu gihe wageze aho ukabona ko byashoboka, nyine birashoboka ko uno munsi byanze ariko ejo bundi bikazakunda. Rero nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo gushwana kwawe na Peter nako na John, ahubwo mukwiye gukomeza mukagerageza ibishoboka byose byanga bino gutaha wenda bishobora kuzakunda. Gusa nyine Isabella hari aracyari kwishinja, aracyari kurira nyine, ari kuvuga ati Mana mbabarire, Mana niba hari ikosa nagukoreye, Mana niba hari ikintu nakoze, basi umbabarire, ariko nkeneye umwana, nkeneye umuryango, nkeneye byibura umuntu uzajya unyita mama, nkeneye byibura nanjye umuntu uzajya nita umuryango wanjye. Turabizi ko wenda databukwe na mabukwe ntabwo wenda banyishimiye, bakeneye umwuzukuru, kandi ndabumva ariko singewe ko ntacyo nakoze, ko ntako ntagerageje, ko ntacyo nigeze wenda mvuga ngo hari icyo nigeze nkora, nzabigenze n'Imana. Ese nzasenga ryari? Ese nzasenga gute? Ese nzasenga ari nijoro? Nzasenga ari mu gicuku? Nzasenga ari ryari byibura kugira ngo ubashe kunyumva ko nkeneye umwana, kugira ngo ubashe kunyumva ko byibura n'abandi hafi ari mabukwe, ari databukwe, hari umugabo wanjye bakeneye umwana, byibura wamfashije Mana, byibura narinzi ko byibura imiruho gutotezwa narindiho bigiye kurangira. Ariko reba nanone Mana, reba nanone urongeye urabanteje, noneho sinzi niba ndabakira. Mu gihe akivuga gutyo akiri muri ibyo ngibyo, mbaye ari umuntu wahise akomanga ahita yinjira, aravuga ati ntabwo uzadukira, wadukira ute? Umugore utabyara, umugore uri aho ngaho, ubundi umaze iki uko umuhungu wanjye yagendesheje, ubundi waje gute? Ko ari ibintu mba ntumva, waje noneho no kubyara byaranze, none ugize n'amahirwe ntacyo witaho, inda y'umwana wanjye ivuyemo. Nyine uri umugore nyabaki, uri umugore wizihe ndangagaciro, uri umugore nyine wiki. Ati ibyo bintu ntabwo byumvikana, byanga binoga. Rero ugomba kuva muri uru rugo, umuhungu wanjye agomba gushaka undi mugore, kuko wowe reka da, ntabwo byashoboka. Noneho Isabella avuga ati mama mwanyihanganiye, kuko mwambabariye nanjye ko atari njye nabishatse, mwambabariye ko atari nanjye nabikoze, basi papa wamvugiye. Nyine ni databukwe wiwe na mabukwe wiwe bari binjiye nyine bari kumutonganya. Databukwe wiwe aravuga ati ariko nta kintu nagakwiye kukuvugira aka kanya, nta n'ikintu nagakwiye kumva. Twe icyo twagusabye ni umwuzukuru, urarya, ubayeho neza, nta kandi kazi wenda wavuga karenze. Twari twaraguhaye umwanya, turavuga ati ibintu byose by'akazi bubiretse, bubyihoreye, bubisize ku ruhande, noneho ubanze wite ku mwuzukuru. Icyo wakoze ni iki? Wagiye kwiha akazi katakureba. Noneho Isabella avuga ati ariko nari mfite umukozi wanjye yari agiye mu rugo, yari yagiye, nanjye nta kundi kuntu nagakwiye kubigenza. Ntabwo nari kureka ibintu ngo bipfe mu rugo rwanjye mbireba, ntabwo nari kureka ibintu ngo byangirike kandi nanjye mbireba, nagakwiye kuba mbyitaho. Noneho databukwe we baravuga ati ariko icyo nicyo dupfa nawe, wowe ubundi ujya kwiha ibintu by'akazi, wari ubizi ko igihe twamaze dutegereje umwuzukuru, twe twaraguhaye inshingano zo gutuza, ukicara hasi ukarera umwana. Nta kindi kintu wari ufite gukora, nta n'ikindi kintu wari ufite kwitaho. Icyo wari ufite, akazi wari ufite konyine nako kwita ku mwuzukuru, nabyo bikunanire kwita ku mwana utwite, ubwo se ubundi uri umugore nyabaki. Nyirabukwe aravuga ati hoya, ndagusabye izi ntambara wizivangamo. Ati ngiye icyo nshaka ni ukukubona uzinga utuntu twawe, ucaho ukagenda ugabisa umwana wanjye. Noneho ubwo
wa mukobwa fiye aravuga ati ariko mwamba bari mu gatuza, wenda ntago ari mwebwe mwazanye n'umugore hano, uno mugore afite umugabo, mumureke naba ari umwirukana, azaba ari umwirukanira, azaba ari we nyine umusezerera. Ati mwebwe nta burenganzira mufite bwo kumukura hano. Noneho kandi mwibuke ko banasezeranye, ntabwo yagenda gutyo, ntabwo ibintu mwahita muza ngo mubikore gutyo. Mu gihe wari kuvuga gutyo, Isabelle yaramubwiye ati fiye ihangano tuze reka nyine barakaye, bihorere bavuge nyine, biterana amagambo nabo ni abantu bakuru, biterana amagambo nabo. Noneho ubwo ngubwo uwo mukecuru aramubwira ati umva nyine uko kavuga, umva nyine amagambo bari kukuvamo, ati ntabwo ngushaka hano. Ahita amuhagurutsa nyine, yari asa n'uryamye ku bibero bya fiye, ahita amuhagurutsa aramubwira ati haguruka ugende, ntabwo ngushaka hano. Arangije nyine mu gihe yamuhagurukije, fiye aravuga ati ariko nako Isabelle, nta hantu ngomba kujya, umugabo wanjye ntabwo arataha, nta hantu ngomba kujya, hano ni mu rugo rwanjye. Mu gihe kivuga gutyo, nyirabukwe bamukubise urushyi, aravuga ati ngirwa mugore, ati ngewe ndavuze ngo ntabwo ngusiga hano byanga bino ugomba kugenda. Ati ahita ivuga ati nako reka nze mbyikorere. Ahita yinjira mu cyumba, aragenda zinga ibikapu byose arabizana muri sarafati varisi, ahita avuga ati uragenda byanga binoga, uragenda. Ahita bimufatisha. Noneho ubwo ngubwo fiye nawe hari hirya aho ngaho, asa naho nyine fiye we nyine wari kugaragaza ko atishimye, ariko ku rundi ruhande nawe ari gusa naho asa n'umwenyura ukuntu. Ntabwo tuzi ikibyihishe inyuma, ntabwo tuzi impamvu fiye we ari kuza nyine uruhande rumwe ari kugaragaza ko nyine wenda atishimiye ko Isabelle yagenda, ariko yaba ari inyuma yiwe nanone agasa n'umwenyuramo. Ntabwo tuzi impamvu ari kubikora. Gusa nyine mu gihe Isabelle yari ageze ku muryango, nyine uwo mukecuru ari kugenda amusunika amubwira tugomba kugenda, bahise bakubitana n'undi muhungu uri kwinjira. Aravuga ati mama, ibintu uri gukora ni ibiki? Uwo muhungu winjiye rero ntago ari wa mugabo wa Isabelle, ntago ari John, n'undi muhungu wundi we yinjiye avuga ati mama, uri gukora ibiki mu rugo rwa John? Ibintu uri gukora ntabwo bibaho. Ndavuze ngo mama, rekura Isabelle subira mu nzu, ujyana ibintu byawe. Ati mama aravuga ati we ngomba kumwirukana, hano ni mu rugo rw'umwana wanjye. Uwo muhungu aravuga ati ni mu rugo rw'umwana wawe, ariko ntabwo ari mu rwawe. Ndavuze ngo mama, ibi bintu uri gukora ntabwo ari byo, ibi bintu uri gukora biraciriritse, ntabwo wagakwiye gukora ibintu John atabizi, ntabwo wagakwiye kuba uri mu rugo rw'abantu uri guteza amakavuyo. Ariko papa, nawe ugashyigikira amafuti y'umugore wawe, ugashyigikira amafuti y'ama mubireba, nawe umuntu w'umugabo. Ati huye mwana wa, ibintu ni uguca agasuzuguro, turi guca agasuzuguro. Niba ataduha umwuzukuru nagende, nta kindi kintu dushaka kumva. Umuhungu aravuga ati hoya, ndavuze ngo ibi bintu mugabanye ibi bintu byo kwikunda. Ndabizi namwe murabizi ko Isabelle yakuyemo inda, murabizi ko nyine kuvamo inda nyine byabaye, ntabwo mwagakwiye kubikora, ntabwo mwagakwiye kubikora gutya. Mama aravuga ati ndavuze ngo agomba kugenda. Rero nta kundi, ntabwo tuzi ngo ibi bintu birava he birajya he. Aka ni agace ka mbere k'inkuru yacu, ntabwo n'amatsiko asigaranye arashira, uretse gukurikirana kandi gace reka tube dupoze inyangaha. Murakoze kandi mukomeze kugira ibihe byiza.